Kwa Cyomoro Vet TV tubafitiye serivisi zigiye zitandukanye, gukingira imbwa ndetse n'andi matungo yose agiye atandukanye, ndetse tukigira abantu imishinga igiye itandukanye bakabasha kwikura mu bukene. Mwebwe gusa ni muduhamagare ubundi tubakoreho ryake. Muraho neza, murakomeye bakunzi ba Cyomoro Vet TV, bakunzi bacu. Amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane. Mbere na mbere murabona ko dutangiranye imifuka. Bakunzi banjye, iyi mifuka mubona yuzuyemo ibiryo by'ingurube. Tugiye gutegurana ifunguro ry'ingurube zihaka. Iki ni igice cya kabiri kuko muribuka ko icya mbere nari nakibakoreye, mbabwira yuko nzabaye igice cya kabiri. Nari nababwiye ibyo wakorera ingurube ihaka, uko wayigaburira, ariko no mbabwira ko mu gice cya kabiri nzabahereza tuzakorana ifunguro ry'ingurube zihaka ku buryo zizabyara neza, zikabyara ibyana bishyitse, kandi nazo ubwazo ntizisubire inyuma. Umva, ngiye kubakorera ifunguro ry'ingurube riri ku giciro gitoya, ku buryo niba wahindwaga n'ibiryo ku isoko, iri funguro ndabizi ko uzagaruka ukanshimira. Mwebwe gusa mwikomeza ibintu ngo mwumve ngo ibintu ni ibintu bya danger. No, ndakubwiza ukuri ngo wowe ubwawe ufite uburyo waforoma famu yawe kandi amatungo yawe akamererwa neza. Upfa kuba ukurikiza inyigisho tubaha hano kwa Cyomoro Vet TV. So rero uyu munsi mbere yuko ntangira mbabwire buri ingredient, bakunzi ba Cyomoro Vet TV, ndagira ngo mbanze mbibutse. Umva, mbafitiye ibyororo bitandukanye by'ingurube. Turi kumwe, mfite ibyiciro byabyo byose birahari, yaba ibyana bitoya, haba izicutse, haba izihaka, mbega buri cyiciro, sibyo? Kandi amoko yose turafite, gusa icyo tudafite, ubwoko tudafite ni Kanyarwanda. So rero bushaka kwibaza ngo kubera iki ngo Kanyarwanda utayifitemo. Oya, twebwe dukora ibintu byacu kinyamwuga kugira ngo tubashe kubona ibintu biduha umusaruro vuba mu gihe gitoya kandi byiza. Kanyarwanda yime amezi 12 rero ntago twabishobora pe, ntago mbabeshye rwose. So rero ni karibu, ni muze mwihahire, ibiciro ni bitoya cyane. Ubwo handi muhajya bakabahenda, murabizi ka henshi ni 7, 8, 9, 10. Ibaze ugasanga ingurube imwe, amafaranga uguze ingurube imwe yari kuvamo ingurube wenda urugero 3 cyangwa 2, waje utugana. Rero ni karibu, muduhamagara kuri 0785846224. Ndagira ngo mbibutse neza yuko iyo ingurube yawe cyangwa ingurube zawe iyo ziri guhaka ntuziteho nk'uko bikwiriye, byanze bikunze n'ubundi nta musaruro ushobora kubona. Iyo uzigaburiye nabi, ubushize nabivuzeho, iyo uzigaburiye nabi akenshi usanga zivuka zikarya ibyana byazo. Icyo hari abantu bakunze kwibaza ati se kubera iki ingurube yibyaye ihita irya ibyana yabyaye, ikakibyaye igahita ikirya? Impamvu nta yindi, iyo haka iba yarishwe n'inzara, ntimuyiteho nk'uko bikwiriye. Niyo ibyaye ugatinda kuba wayifunguro ryuje intungamubiri kandi riyihagije, ugasanga rero ko ibyaye iri kwirira ibyana byayo. Si ibyo gusa kandi hari n'ubwo ibyana bivuka bipfuye kubera iki? Ikibazo cy'inzara cyangwa kugabura indyo mbi, indyo ituje intungamubiri. So rero ndagira ngo hano iyi ndyo tugiye gukora ni indyo igiye gutuma ingurube yacu ihaka ikomeza ikaba mu buzima bwiza, ikamererwa neza, noneho n'abana bari mu nda yayo bakamererwa neza, kuryo no kuvuka uzavuga ati kabisa dore abana. Handi umwana avuka yakuzize icyumweru ukagira ngo afite ukwezi. Mva hano mfite ibipeti bicutse vuba bifite amezi 2, ariko umuntu wajonde yaraje amwate ubwo siko mbona byenda kungana n'ibifite amezi 3. Kubera iki? Nuko umuntu aba yarateguye imbyeyi ikiri ntoya, igifite nako amezi matoya. So rero twatangiye, hari abantu benshi bakomeje kwinuba ngo ndarondogora. My friend, mujye muza kwiga aya masomo mbaha mwiteguye mudahugiye mu bindi, sibyo?
byo kuvuga ngo usimbutsa ngo video ngo kugeza ugeza ku cyo ushaka ubibwe n'iki se cyo wasimbutse utari ugikeneye kuko nzi ko ibi byose mvugira mu masomo mbahereza biba ari ingenzi kandi bibafitiye umumaro. Nshimira cyane mwebwe mureba video igitangira mukanayisoza. Imana ibaho umugisha. Nshimira mwebwe mwakoze subscribe, nshimira mwebwe mukomeje kudukorera share. Imana ibaho umugisha mwinshi utagabanyije. Rero bakunzi ba Cyomoro Vete TV, twatangiye uyu munsi. Rero hari ifunguro dufite uyu munsi. Tugiye kwifashisha ibintu bihendutse pe. Tugiye gukorera ibiro 150, sibyo? Nicyo kigiye tugiye kugenderaho, ibiro 150 bakunzi bacu. Ibi biro 150 rero tuzakoresha ubwo ni ifunguro ry'ingurube zaka nkuko natangiye mbibabwira. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere mugomba kumenya, tugomba kuba dufite ibigori biheze cyangwa se branda cyangwa se ibi bisigazwa by'ibigori. Murabizi ibisigazwa by'ibigori rero tugomba kuba dufite ibiro 50. Izo ni igipimo, ni urugero rw'indyo z'ingurube zihaka ku gipimo cy'ibiro 150. Hakaba hagiye kujyamo ibi bikurikira. Icya mbere nicyo mbabwiye. Icya kabiri ni igiheri cy'ingano nimero ya mbere cyangwa se ibyo abantu bakunze kwita ngo ni Poland, ibiro 35. Hakaza noneho igiheri cy'ingano nimero ya kabiri ugashyiramo ibiro 60. Warangiza ukafata soya ikaranze. Mbibutsa neza ko soya mbisi ntago ari nziza ku ngurube. Ifitemo akaside, nubwo nkita akantu ariko ni kabi ku ngurube. Nyinshi zirapfa cyangwa izindi ntizigaragaza imikurire nk'uko bikwiriye. So twarangiza tugahita dufata soya ikaranze ibiro 4. Tugafata ishwagara hano tuzashyiramo ikiro kimwe. Noneho dufate umunyu we tuzashyiramo bakunzi ba Cyomoro Vete TV inusu. So rero si ibyo gusa kandi iyi ni fromire dukoreye ikigero cy'indyo y'ibiro 150 bakunzi bacu. Rero icyo ndi kubabwira ni iki ngiki. Hano ishwagara ntuzaritindeho. Ishwagara wakoresha inusu kugira ngo byije 150, ariko ibyiza kurushaho nuko wakoresha ikiro kubera yuko ni ibiro 150 gusa. Mumenye ko mu mvange y'ibiro 100 ugomba gushyiramo inusu y'ishwagara wakoresheje ibyo nakubwiye neza. So rero bakunzi ba Cyomoro Vete TV, nurangiza ibintu uzabivanga neza. Ukimara kuzivangira tuzagaburira ingurube zacu. Bakunzi banjye mubanze murebe ingurube ikimara kurya murabona buryo iruhukamo imeze neza. Kandi si ukugabura gusa kuko haba hariho nicyo twita caring, kuyikaringa cyangwa se kuyitaho mu bundi buryo. So tushobora kuyihereza kuba ufite ikibumbire hafi aho ngaho ikiraro cyayo, ikagisohokeramo huzuyemo amazi, ikajyamo ikoga ikiyuhagira. Ingurube zikunda amazi cyane. Ingurube ihaka rero iba yakirwa ibikeneye amazi ahagije. Nk'iyi ngiyi mubona yariye yahaze irangije ijyana mu mazi. So rero turangije turakomeza. Dore bya bintu iyo ugomba kureba ahantu hafite isuku ukaramburaho shitingi cyangwa se hashobora kuba hanapavumye ukavangiraho ibyo biryo. Bakunzi banjye dore hano ingurube imajiye kubyara. Murebe uburyo ibona ibyo konsa abana bihagije, sibyo? Iyi ngurube wayitayeho ukayikorera imvange nziza nkubwiye, ibyara neza, ibyara ibyana binini. Muri kunyumva? Ibyana biteye amabengeza. Si ibyo gusa kandi ibona icyo konsa gihagije. Mwari mwabona ingurube ibyara umva ikakubyara abana benshi pe, ariko ugahura n'igihombo giteye gutya, ikabura icyo yonsa abana neza, ugatangira kujya muri stress yo gushaka amata. Biravuna. Rero ndabasabye ngo mujye mutegura imbyeyi z'igihaka, muzitegure hakiri kare. Kandi ikindi iyo imajije kurya igahaga ugomba kujya munsi yayo ugasa nk'umasakura ari amabere kugira ngo
amabere yayo cyangwa ni amabere kugira ngo amagurube gubiri arimo atangiye yikore mu gihe itarabyara, kandi ukuri kuyakarisa cyangwa se kuyakorakoraho ibiriya ikiza cyabyo n'abana bari mu nda babasha kumva yuko nyina ishaka kubonsa. Rero ugomba kubitegura igihaka, kuko narababwiye ngo ikindi ugategura ahantu abana bazavukira baryama, aha naho abana bagomba kuvukira. So rero ikintu mba nshatse kuvuga ni iki ngiki: nubona ingurube yawe iri kubyara, jya uvuga ngo aya ni amafaranga ari gusohoka, ejo bundi nzashyira ku isoko ibibyana mbona amafaranga. Rero uko ibyara egari yuko uri kuprintinga amafaranga, turi kumwe. So kandi ikindi ingurube igomba kuba wayishyize ahantu habugenewe igomba kuzabyarira hafite isuku, ikagira ibiryo bifite isuku, ikarira ku gihe shuti, ikanywa amazi meza, zamara kurya nka gutya umva. Kandi ingurube ihaka iba ifite apeti iteye ubwoba. So rero bakunzi ba Cyomoro Vet TV, iyo urangije imajije kurya iguwe neza, ubundi akenshi biba byiza kurushaho ingurube zawe uzimenyereje koga zitararya. Noneho ku buryo imara koga igahita irya, yamara kurya ukayiha amazi, murabona zimajije kurya zigotomera amazi. Bakunzi banjye, ingurube zikunda amazi pe, korora utegereye amazi, utari hafi y'amazi ni ukuri uba wahombye, icyo uba wakishe pe, niko nakubwira. Gerageza mu bintu by'ingenzi ugomba kwegereza n'amazi. Amazi ni ingenzi kuruta ibindi byose. So rero si ibyo gusa bakunzi ba Cyomoro Vet TV, ikindi nababwira, mugomba kujya ahantu icyo kiraro mwateguye cy'imbyeyi izabyariramo, mugomba kugira gute, mugomba kucyitaho, mugafunga ku buryo nta muyaga nta mbeho yinjira muri icyo kiraro. Kuko usanga ubundi akenshi abantu bafite ubworozi bwateye imbere baba barubatse ikizu kinini, noneho mo imbere bakagenda bashyiramo udukeji tw'ingurube nk'uko mubibona, noneho ku buryo umuyaga usigara inyuma ya cya kizu. Iyo ubikoze gutya rero nibwo amatungo yawe abasha kuba yajya muri ibyo biraro ari menshi, kandi ugakoresha ubutaka butoya kandi bukajyamo amatungo menshi agiye atandukanye. So rero bakunzi bacu, sometime ukazaza unanyuzamo ukayihereza ku twatsi tufite intungamubiri, ko si ibya buri munsi. Murambabwira ngo ingurube ntago itungwa n'ubwatsi. Murabibona namwe icyana cyateguwe kikiri mu nda ya nyina uburyo kiba kimeze neza. Reba iyi mbyeyi yatubyariye, reba aba bana bose yabyaye. Aba bana mu minsi mike, mu minsi 7 barabara ari ibisore kweri. Warangiza ngo ntago uzaza ngo tuguhe icyororo, urahera hehe wanga kuza ngo tuguhe icyororo? Ngo ni kure harya, umva n'abari kure kurenza aho utuye baraza tukaboroza. Ngo nimurebe ibi byana ukuntu bimajije kungana, namwe nimwitegereze. Ni icyororo cyiza, icyororo watunga ukavuga ati sinzicuza, icyororo cyiza cyane. So rero nimutugane tuboroze, kuko kwa Cyomoro Vet TV niryo banga dufite. Ibanga ryacu ni ukuboroza. So rero bakuzi ba Cyomoro Vet TV, ndabakunda cyane, kandi ni ukuri Imana ikomeze ibishimire. Muraba agaciro kuri twebwe. Dushimiye aba diaspora, dushimiye abantu bari mu ngezi zitandukanye mudukurikirana. Mukomeze mudukurikirane, tubaye byinshi. Ciao ciao.